maze iminsi ndi gusenga Imana ikambwira ngo ndapfusha abantu bagaseka ariko bo bapfusha bakafata iya mbere bakarira. Kabiri, Imana irambwira ngo ugenda umbwirira isi, umbwirira abashumba, umbwirira abahanuzi ngo nshobora kubarwara ariko nanabarwaje. Umupastori witwa Alphonse, umupastori waje gukora amabara abakanyamabara, arangije akorera ibyangwa n'amaso y'Imana mu nzu y'Imana aho yasambanyije umudiyakoni. Hanyuma amaze kumusambanya itorero riramufata, rimaze kumufata riramutenga, bya bindi bita gutenga. Buretse gato ugihagazaho. Furiza ibihe byiza, ngira ngo nkuko mubizi ni episode kuri episode. Uyu munsi tugiye kubagezaho ikiganiro kandi nanone turi kuri Awash Bar. Awash Bar bafitiye service, igikoni cyiza, amashambre, sauna na massage. Umuntu ukeneye kuruhuka rwose yahagana, ni hano ku Gisozi mu Kigarama. Ndagira ngo muze kuryoherwa n'ikiganiro. Twagize umugisha uyu munsi wo kubana na Prophete Byukurabagirane. Noheli, umeze neza? Turashima Imana. Ego, nizere ko namwe mukomeye banyamakuru mwaje ku suhuza uyu munsi cyangwa tuganire mukatugira icyizere cyo kuduhamagaza. Yego, rakoze. Turi kumwe kandi na MC Imena Gitero Moses. Umeze neza? Mboneza makuzo yero tabangira cyogere ku rugamba umushakamba utagira imbeho mu nda akaba rwisendekereza muri marwa muri marutuma amajyambere ajya ku rugamba. Goma. Akabindi atirwa bahizi mu ikotaniro ry'abahizi. W'imfura zikunda kwirahira akabi cyogere mu nkuba. Ndi rutikura. Ndi n'umushakamba utagira imbeho mu nda. Ndi rumena amabuye. Ni gatondo. Buretse. Ni gatondo ushyira ku rutonde akabitondagura umwami w'abamara akabyara nko. Ego sha. Goma. Reka tuvuge ngo ndi gatondo ushyira ku rutonde akabitondagura ku manywa na nijoro. Umwami w'abami akabishyira ku murongo. Izina ninde wari kubwiye wari kwize nti rudatetereza abasenza amagambo ageze wanda bagakabanya mutegeka abadayimoni uko bishatse bakonga kabagenda hejuru. Acunda umuntu amushaka mu mavuta. Chingura ni chingura na uchinga. Goma. Ni sambi tarumba ni mani. Pawulo yaravuze ngo mu mahanga yose ababaha Imana bagakora ibyo gukiranuka bo ngaba Imana irabemera. Niyo mpamvu twaje kubwira abantu ngo ni Yesu ibubika imisozi yarangiza akayimura akayicira hejuru. Goma. Yemwe banyamakuru bara. Twataramye. Dinguniraga inka yanze kunywera kubigene kwa nkongo nk'inkongoro zo kwa muganga zirahavoma. Uzaza urebe ngabo yica abagome ikaramya abagabo ikaremereza n'abaramuye. Zirimo gitare gitabaza umukondo bw'Imana bwiragira bukicura bwagera mu marembo bukavumera umugore n'umugabo bagasiganira kugarira. Zirimo inyamibwa batijandiye rumena. Uwo ni Prophete Byukurabagirane Noheli, umusore rwose wahebuje abanyarwanda, umusore mwiza ufite uburanga bw'igikuriro, umusore ugiye kugenda akagenda Australia akagenda Canada akagenda amahanga yose, umusore uhura n'abadayimoni bakagwa inkundura bagahunga atabirukankanye kubera Imana imurimo we. Yes, murakoze cyane. Ngira ngo bakunzi bacu murabibona ko uyu munsi turi kumwe n'abantu badasanzwe, turaza gutarama agati gaturike. Ngiye muri kumwe ni Eugene. Ndagira ngo dukomeze ikiganiro. Hari amakuru amaze iminsi atrendinga y'amatorero hano hanze, ni nayo mpamvu twagize ngo uyu munsi tuganire na Prophete Byukurabagirane, nawe ace amazimwe kuba pastor cyangwa se aba bishop bakora ibintu biterekeranye. Ngira ngo twatangira tuvugana na Moses kuko ayo makuru wenda we yaba yafite kugira ngo noneho Noheli aze kuza kubisesengura neza cyane. Ngira ngo ubushize ubwo dukora episode ya mbere kuri iri torero rya Rusozi muri Kirehe, twari turimo tubabwira inkuru y'umupastori witwa Alphonse. Umupastori witwa Alphonse, umupastori waje gukora amabara abakanyamabara, arangije akorera ibyangwa n'amaso y'Imana mu nzu y'Imana aho yasambanyije umudiyakoni. Hanyuma amaze kumusambanya
itorero riramufata, rimaze kumufata riramutenga, bya bindi bita gutenga. buretse gato ugihagazaho Bantu urangira abantu ahantu turi hano kugira ngo n'umudiaspora uri hanze yumve ngo aba bantu nkurikiranye bari muri iki gihugu cy'u Rwanda nibyo ariko bari muri iyi santere. ndagira ngo nsobanurira abantu ko aha twicaye nonaha twicaye ahitwa muri Awash Bar iherereye mu and Resto Bar. Awash Bar iherereye ahantu bita mu Kigarama cya Gisozi ahazwi nko ku Gataje kwa Fandi Alani naho ngaho iherereye ibafitiye ikintu cyitwa amacumbi meza, ibafitiye sauna massage n'ahandi hantu ahandi hantu Prophete byukura bagirana Noheli agomba kujya yakirira inshuti ze, niho habera ibirori byiza. Wifuza kujya mu murenge ufite ibirori gana Awash Bar igufitiye intebe nziza zo kwakiriramo amasare, haba hejuru muri etage no hasi. Ufite ibirori hamagara iyo nimero uribone kuri screen yawe, hanyuma bagufashe, bayita Awash Bar mu Kigarama. Hari n'undi mugabo ngira ngo utavuga abakobwa beza babamo bafite serivisi nziza. Cyagiye bwa mbere uri cyagiye bwa mbere tuhaza bakamwe ngo ntabwo twe tuzi ko Prophete yagira hano. Ndababwira njyewe nka Prophete Awash Bar urakabarikeza. hari manager w'umwana mwiza hajya yitwa nda mu manager ufite akantu k'agapenke Cedric turagusuhuje. Cedric turamusuhuje hari ari buze kora iki kiganiro ibyo byose. tunasuhuje Isimbi umwe cyagihe wa tuserevye turi kumwe na to bose babireba hamwe na wa mugabo na Divine nawe turamusuhuje. ari nagahongareje nyago twahuriye hajya si hano yatubazaga si hano riri fise ni cyagihe duzasotse yarambwiye ati Prophete ndagukunda cyane ni hano mbo rero ako kara gaciyemo tubibutsa ko ari ikinyobwa cyitwa Ikosora cy'umugabo witwa Bishop Valens. Ikosora ahantu hose ugiye wayibona turamusuhuje nyiri Ikosora Bishop Valens. Ni ikinyobwa abarokore bakunda kunywa kidasembuye kiri mu mukeba, ugishaka wakibona Kicukiro, wakibona ku Gisozi. Ari umukobwa uri Cameroon umbwiye ngo muhe nimero yawe yimuhereze yawe nese reka ngende umuhanuzi tanga nimero ufite yerekwa ritambutse uretse niba byanze reka nyitangire 0780 gatoya boretse kubera icyo abakobwa umubare munini w'abantu usengera, w'abantu hanurira, w'abantu bansaba nimero yawe ari uw'abakobwa. Nukuvuga ngo njyewe Imana yampamagaye nk'umuhanuzi ugomba guhanurira amahanga yose. Ushatse kumvugisha 0752529080. Iyo nimero rero iba no kuri WhatsApp. Ushatse no kuntera inkunga, ndi kubwira abantu ibintu ndifuza ko hari umuntu ushaka kuntera inkunga, yanera inkunga nkabona kamera yanjye, nkabona ikintu cyitwa laptop, nkabona terapiye, nkagabanya akajagari nk'umuhanuzi ko kwiruka mu madini cyangwa se ko kwiruka ahantu ku macano menshi cyane. Yego ko itorero riri online church ndakubwiza ukuri. aya macaca online ni ari moteri ibibazo. Dusuhuje aba diaspora aho baherereye, dusuhuje abanyarwanda isi yose. Hanyuma nsubiza ikibazo nakubajije kubera icyo abakobwa abagore nuko ari babantu ari wo mubare munini w'abantu baguhamagara baguha ibyifuzo ngo basenge. Nuko ari babantu babonye imbaraga z'Imana ziri muri nge. Buri abagabo kenshi abagabo ntazo babonye se abagabo ariko we nibyo sha uzi ko n'abantu bageze ahantu Yesu yazukiye bwa mbere ari abagore we. None se nyine Babuji yaravuze ngibaze nawe byibaze nawe nyine impamvu. None se yerekwa ryawe rica ku bagore gusa? Na mama wanje yari umudamu. Ahubwo abadamu aho bari mu gihugu cy'u Rwanda no hanze yacu turabasuhuje. Murakarama mwatubyariye abahungu n'abakobwa. Kuvuga ngo yerekwa rya Prophete by'ukuri yinyurira mu bagore. Ako kantu usizemo niko kabi. Impamvu ariko kabi nta kindi. Reka nkubwire. Ahubwo umuntu wese wemera Prophete by'ukuri Imana imuhumugisha. Yes, reka ntabwo Prophete yarya ibigora arya inko. Reka dukomeze ikiganiro ngira ngo abadukurikiranye nkuko mwabyumvise. Yes, Moses wakomeza utubwira kugira ngo ugeze ngo kwitorero riri urusozi. Hanyuma rero ari itorero riri urusozi. Iryo torero ndumva narigeze kurivuga
abantu barebye episode yacu ya mbere bararibonye ku Imena TV shongira ngo iki kiganiro twarakibonye. Ikiganiro cyatambutse. Yego. Hanyuma umupastori rero agira atya adukorera amabara. Umupastori aragenda asambana n'umudiyakoni, bamwe bati ntago yari umudiyakoni gusa, bati yari n'umuririmbyi. Hanyuma rero amaze gusambana nawe ahita namutera inda. Buriya rero iyo usambanye n'umuntu cyangwa ugakorana imibonano mpuzabitsina n'umuntu ufite ubwoba cyangwa bitera, ibyo bintu bita bivamo n'iki? Bita bivamo n'inda. Ninda. Ni bya bindi bavuze ngo ushobora gusambana Imana ikakubabarira icyaha cy'ubusambanyi ukihana, ariko ingaruka zacyo ukazibona ariyo sida, kanseri n'ibindi. Hanyuma rero ndagira mbanza ngusobanurira iyo kese noneho nka profete uze kutubwira, uze kudukorera analyse yawe. Abantu badukurikiye mwese tubahaye ikaze, dukomeze tugubwe neza. Hanyuma rero uwo mu pastori arangije akorana imibonano mpuzabitsina n'uwo mu diakoni. Bamaze rero gukora iyo mibonano mpuzabitsina amutera inda. Amaze kumutera inda, itorero rirabimenya. Rimaze kubimenya, umushumba mukuru uyoboye ayo matorero mu Rwanda aramuhagarika. Witwa Bishop Isloni niwe urongoye iyo ngoma ubu ngubu. Ubu ni uyoboye. Wari uyoboye mbere, ingoma yarahindutse. Wari uyoboye wa mbere yabonye uwo mupasiteri akoze icyaha aramuhagarika, aramutenga. Sibyo ibyo yari yakoze nge mpamanya nawe. Imana yamukoreyemo ni nka Sawuli wari utenzwe. Nka Sawuli wari utenzwe, aramutenga, aramuhagarika. Hanyuma uwo watenze manda yirarangira y'imyaka 5. Ke karahagarara kararangira nkuko n'ahandi hose umuntu yafite kontra ye birangira. Kwa abapastori basigaye bakorera kuri kontra, agasinya kontra y'imyaka 5. Imyaka 5 yashira bakareba niba barenuvera kontra, bakareba niba batayirenuvera, akazi ke kagahagarara bitewe nuko yitwaye. Kontra irangiye y'umushumba rero hajyaho undi mushumba ari wakoze ayo mabara, urongoye ayo matorero, ari wakoze ayo mabara. Oya ntago ari wowe yakoze. Uwa mbere yari yahagaritse uwo Alphonse. Ndavuga wa kabiri wagiyeho ari nawe wakoze ayo mabara. Ni uri gukora aya mabara yo kugarura uyu mupastori mu nshingano. Umufatanya cyaha yamwandikiye ibaruwa imugarura mu kazi, aramubwira ngo Pastor Alphonse garuka mu kazi, garuka mu nshingano. Amuha ibaruwa imusaba kugaruka mu nshingano ngo agasabira imbabazi imbere y'itorero. Byari ndi yasambaniyemo. Murabyumva? Hanyuma rero bamaze kumuha ibaruwa, Pastor yaragarutse. Amaze kugaruka Alphonse amateraniro araba, amateraniro arangiye basoma yabaruwa. Bamaze gusoma ibaruwa abakristo kwihangana birabananira kubera ibikomere rero abateye. Yego. Umupianiste ahita asimbukira umukoraliste. Yego. Amufata mu ijosi, baragundagurana. Murabyumva? Muramu wa Pastor Alphonse ahita asimbukira pianiste mwarimu uri murabyumva, amukubita video urumva hajya ngo yitwa nde? Alphonse Imana yaje mbega uzi Yesu agera mu isoko mu rusengero agasanga bahahinduriye n'intuza, agasanga bahahinduye isoko basizemo inka. Rero ngo mwabana b'ishiramwe murarya ni muhaga ni munyurwa, abaramusimbukiye. Hanyuma abantu batazajya bagira ngo na magambo, ndagira ngo nsabe cameraman, ayo ma video arahari. Cameraman nkurikira neza ndeba hano, ayo mashusho arahari. Iyo video barimo barwanira mu rusengero, amukubita jido ugakate ukagire furu screen mugashyiremo kugira ngo abantu babibone batazabagira ngo turi kuvuga amagambo. Ngira ngo niyo baruwa mwayishyiramo kugira twemere ibyo mutubwira. Niyo baruwa nayo uyishyiremo, ibaruwa kopi ndayifite hano. Hanyuma umwe mu bakristo wari uraho usanzwe yantona, uri murabyumva, dirija bamwita dirija mene uriya dirija, abasimbukiye umuhanuzi bamenya baramusimbukiye amufata mu ngoto. Ako nubwo museka birababaje. Oya Moze akabigasekwa nta keza akatubwira niba vakura umusambanyi
uriwe ntuzababari urumva ntuzababari. noneho rero ikintu cyambabaje nuvuga ngo aho ntibiragaragara ko namwe bibashimishije ko muri guseka ibintu birababaje Prophet. Birababaje pe kuko maze iminsi ndi gusenga Imana ikambira ngo ndapfusha cyangwa uri kubyanariza buretse gato ndapfusha abantu. oya wenda ndagira ngo mbere yuko ibyo ngibyo tubivuga reka tubaho umwanya wenda murebe iyo video ngaho namwe ni murebe birimo kuba ni murebe aha ndabona baramusohoye. mbabarira wabibonye ko bamusohoye baramusohoye wabibonye yego uyu bari gusura ni pasteur uyu ni pasteur ubonye jido buretse ubonye jida mukubise oya barayishyiramo ara kuri screen banayireba reba jido reba dodo reba wa muririmbyi nakubwiraga do amukubise katiripura jido uyu ni pasteur yego pasteur nukuri kw'Imana yampamaga buretse reka agusoreze none amaze kumukubita kubera ko dirija bari bamunigiye hasi bamufashe mu ishingu urumva ko dirija bari bamunigiye hasi bamufashe mu ishingu umwe ahita ku ruhande ahamagara irondo abo twita abashinzwe umutekano tunabashimire dushimire polisi y'u Rwanda dushimire ingabo z'u Rwanda inkotanyeho muri abasirikare inkotanyeho muri ubuyobozi bw'u Rwanda mwese aho muri bose kuva ku mudugudu kuva ku isibo abayobozi b'igihugu cyacu turabasuhuje muri gukora akazi keza yaba bari hasi n'abari hejuru hanyuma nibo bahise binjira mu rusengero bahita bahosha ayo makimbirane batumwa agiye hariya undi agiye hano murapfiki yego basobanura amabara ya pasiteri isoni ziramwica arataha n'umugore we hanyuma rero Isironi Bishop amakosa amushinja uwahawe kuyobora ayo matorero mu Rwanda harya yitwa iriya shyirahamwe ry'aya matorero yitwa ngo iki Alliance arangije amakosa amushinja yahise afata wa mupasiteri wakoze amabara wasambanye aravuga ati ntabwo ndi bugusezeranyirize Kirehe aho uvuka irusozi ngwino nkujyane i Kigali. none se yasezeranye na wa undi yateye inda uriya yabyaje wa mundi yakoni yabyaje niwe bamusezeranyije nawe ku ruhimbi cyane amuzana i Kigali barasezerana bamaze gusezerana nk'umugore n'umugabo yego bahita banamuha itorero ayobora kirazira bamusubije kuyobora hariya biranga ubu iryo torero ryaranasenyutse bararifunze yirafunze ndaza kurifungura abantu b'Imana bajyemo hanyuma nk'umusesenguzi uri hano Prophet Byukurabagirane Noel we igire wagisigaho izina rya Yesu uri murabyumva wowe nka Prophet Byukurabagirane Noel umukozi w'Imana turagira ngo ukore ubusesenguzi ibyo bintu birakwiriye mu nzu y'Imana ibintu Bishop Isironi yakoze byo kugarura Pastor Alphonse mu murimo w'Imana atanihaniye imbere y'iteraniro ngo yihanira abakristo asaba imbabazi umugore yirukanye akamwirukana n'abana batagira umubare agashaka undi akamusenda nta kosa yakoze aya marira y'aba bana azayakira turagira ngo tubwire murakoze cyane Imana bamugisha twari turimo duseka ariko mu by'ukuri nubwo duseka ibi bintu birababaje cyane birababaje gusa icyo navuga nari naravuze ko nazongera kwivanga mu bintu nk'ibi nka Prophet ariko maze iminsi ndi gusenga Imana ikambwira ngo ndapfusha abantu bagaseka ariko bo bapfusha bakafata iya mbere bakarira kabiri Imana irambwira ngo ugenda umbwirira isi umbwirira abashumba umbwirira abahanuzi ngo nshobora kubarwara ariko nanabarwaje wabyumvishe MC Imana ishobora kukurwara ariko inakurwaje ibintu Bishop Isironi yakoze na makosa 100% gute ndagira ngo aho bisobanure kuko Isironi wicyo yakoze najya ku rundi ruhande ndamugarukira ashobora kuba yaragira ngo uwo muryango w'uwo mupastori ubeho neza ariko ikibabaje nuko n'uwasimbuye Alphonse nawe ari matotezwa buretse gatoya twubahane tugendane neza izi nkozi z'ibibi none mbivuge izi nkozi z'ibibi zaje gutobera Uwiteka yego umurimo Yesu yaravuze ngo mugende mubwire ngo ngunzu ngo ni Herode ngo data arakora nanjye ndakora
nta cyaha nkoze kuvuga ibi bintu. Yesu abwira Petero ngo mva inyuma Satani. Ntabwo yarabonye ikibi muri Petero, ntabwo yarabonye Petero ari dayimoni koko, ahubwo nuko yarabonye umubi yamaze kwinjirira Petero. Tuvugishije ukuri kw'abana b'Imana, ibintu Bishop yakoze ni amakosa agende gutya ngaya. Ndanahamagara ikosa rya mbere gufata umugore w'isezerano mwabyaranye abana 3 ukamwirukana, yego na Alphonse wabwirukanye, azana undi nyine, ugafata umugore n'abana 3 ukabirukana, ntacyo bakugize, ntacyo bagutwaye, kuko byo ni cyaha bakuze n'ibivuga byinshi, gusambanira ku ruhimbi rw'Imana. uri umukozi w'Imana, akanwa kawe kavamo ibyiza, kavamo guhumuriza abantu, kakavamo amagambo y'ubusambanyi n'uburaya n'ubuhehesi. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni ukuri do mbivuze ku mugaragaro, Isironi niwe uri kugarura Alphonse. Isironi ikosa yakoze ni iringiri, ni ukuba yarafashe uburenganzira bwari bwarambuwe uyu muntu wakoze ibibi, akamugarura, yamara kumugarura akamushyira mu nshingano. Mboneraho no gushimira umushumba wa mbere wabanjije, azabona ubugingo Imana izanamuha iherezo ryiza, kuko yageze gute, yaratesheje, arirukana, atanga ibihano, ariko uyu we yaje mu marangamutima. Ariko ubundi Isironi ni umuhanuzi buriya. Ese ikibazo mfite, waba uri umuhanuzi ukaba udafite amaso y'umwuka. Ese wowe wemera ko umuntu wakoze icyaha nk'icyo wamwandikira ibaruwa imusaba gusabira imbabazi aho yagikoreye muri abo bantu basambanye? Ni ngombwa ngo agisabire imbabazi, yego aho yagikoreye, yego, ariko anagisabira imbabazi n'ahandi atagikoreye bamenye iryo nkuru, agasubizwa mu nshingano se. Bajya bavuga ngo iyo uteye umwana inda urihana Imana ikakuba reka utegeko rikakugonga. None niba Isironi asabye imbabazi ntihagira ibihano nako Alphonse, imbabazi turazimuha, ariko ahabwe n'ingaruka z'iki, z'ibyo yagize gute yakoze. Gusaba imbabazi ntibikuriho amakosa yakoze. Ubu ko itorero ryamwejeje, umuntu wamwejeje kanamusezeranya, umuntu wamwejeje, ngewe nemera ko umuntu habayeho ubusambo, uretse yasabye, habayeho ubusambo, yasabye we yasezerana, umva ubusambo bwabaye, habayeho ubusambo. Ubundi rira torero imbabazi yasabye, uretse nyine naba niyasabye imbabazi, habayeho ubusambo cyangwa yatanze ruswa. Kose kuki mudashaka kumva icyo habayeho ikintu cyitwa ubusambo. Ni kuki nimba warasabye imbabazi, ndavuga na Alphonse, ukababarirwa imbere y'Imana n'imbere y'itorero, nazo yasabye, uretse ariko wahunze iki, kujya gusezerana iki, gucika ukanga kujyaho bakuzi, ukaza i Kigali. Niba nta makosa ufite, niba koko n'umushumba wawe adafitemo amanyanga, n'umufatanyacyaha, ahubwo ibyinjiremo ibyo bintu. Ndasaba hahandi bajya kwandikisha RGB, ndasaba RGB ko yakivanga muri iki kintu cy'amadini atawujuje ibyangombwa, ndetse n'ababita abapasiteri badafite ibyangombwa by'ubupasiteri, ngo ibyinjiremo iturebera aba bantu bari gushaka kujya. Uziko ngewe narabibonye abantu basiga bashinze botike z'ibirayi zirahomba, inganda zirahomba, baza kubaka botike mu nzu y'Imana. Mbabarira duhamagare umushumba Isironi. Ese ibibazo bya biri mu karere ka Kirehe gusa cyangwa biri mu itorero hose mu gihugu muri rusange, kugira ngo tutaza kubyitiranya wenda kaba ari akarengane kakorewe agace kamwe? Amakuru yose uko ameze, umugambi yapanze kazahera mu rurembo rwa Kibungo, yego, akabona kujya mu zindi ndembo, kuko hari n'abantu bayoboraga ikigo cy'ishuri cya EFCR, yego, yahise abaturaho ashyiraho abandi. hanyuma EFCR ifite amashami hehe na hehe mu Rwanda? Ifite amashami mu rurembo rw'ibyumba, ururembo rwa Gisenyi, ikagira n'iruhengeri, Gisenyi na za Ruhengeri zirafatanye n'ahandi hatandukanye, akapanya. Ariko icyicaro cyayo kibahe? icyicaro
ziba i Remera aho bita Nyabisindu Nyabisindu umanutse i Remera. ujya za Nyagatovu hariya ku ruhande rw'akagari ka Nyabisindu. Okay, Okay. turahabona hariya. Sawa. Ikibazo cya nyuma nge nakwibariza nka Prophet Byukura bagirana Noheli. Yego. Ese iryo torero ryanyu ryaba ryujuje ibisabwa ubundi ko tuzi ko leta yavuze ko amatorero yose adafite ibisabwa agomba gufungwa bitewe mu buryo bw'akajagari riri ahantu hemewe. Ese mwujuje ibisabwa kuri uwo mudugudu wanyu cyangwa se kuri iyo paruwasi? Mbere yuko hazamo icyo kibazo cyo kubafungira kubera izo ntambara zabayemo mwujuje ibisabwa. Dusobanure tubwire kuri icyo kintu. Ibisabwa rero uri kuvuga urusengero rumeze neza. Dufite ibisabwa ariko nubwo ari mu cyaro nyine ni mu cyaro nk'izindi nsengero zose zo mu cyaro. Ibyo ari byo byose urumva mwari musanzwe mukora nta. Ubwo se abayobozi bayoboye itorero bo bujuje ibisabwa? Itorero ryose Oya ntabyo. Urumva umushumba ushyigikira abantu bakurikira. Abashumbye itorero se bo bujuje ibisabwa. Kubera kuri pasiteri kuzamura kugeza kuri bishop. Ba mwarimu n'abadiyakoni bujuje ibisabwa cyangwa ni kwa kundi muravuga tutagendera mu kwaha kwanje ndamukuraho. Umuntu akaba afite kenkayori agahita ashinga itorero. Aho niyo dushaka. Yego. No mu kintu cyatumye abakristo banga uwo mupasiteri ngiyi. Yego. Yakuyeho umushumba wujuje ibisabwa. Oya tume n'umucira aha ngaha tubwiza abantu kuri. Umuntu utararangije na primaire. Utararangije primaire ninde? Nindi kuyeza Rufoti we ufite abagore babiri bari gushaka kayobora itora. None se Hanyuma buretse hari akabazo cyo kumubaza. Ese wa mugore wa mbere we bafitanye abana bangahe? ni batatu. Umugore wa mbere bafitanye abana batari munsi ya batatu. Je ndi umuhanuzi. Banabibonye. Kuba wabibonye. Je Prophet. Isi yose iranzi ko ndi umuhanuzi ni batatu. Hanyuma rata mama. Okay. Hanyuma sorry papa. Icyo nshaka kubaza. Urumva uyu muntu wanyu wa mwuka wasahuri umurimo wa sahuri wo kwigomeka. Icya kabiri wa mwuka wo gukunda imiya nka wa wundi wakundaga imiya yitwa nde ni Yuda. We ashyiraho abantu kubera ko bafite amafaranga mbese afata abakire akabari bagira abayobozi. Hanyuma se uwo Alphonse ufite abagore babiri ubu tuvugana ari mu nshingano ari kuyobora itorero. Itorero nubwira ko representa kubera abakristo bamwanze icyo yakoze. Yabifunze barimo baragenda bandika abakristo bashyashya bazinjirana n'ubundi kubeza Alphonse. Bari kwandika abakristo bashyashya bari kurokirita abakristo bashyashya. Itorero ryabaye. Hanyuma reka mbabwire turimo dusoza. Ni muhumure tubakorera ubuvugizi. Icya kabiri nk'umuhanuzi Prophet Byukura bagirana Noheli ndabafasha gusenga ngewe n'Imana yanjye ndetse n'uyu MC turi kumwe nawe ijwi rye ribasha kwirukanka n'aba banyamakuru bahano iki gitangazamakuru bari hano bose sinamenya kubarondora. Ni mukomere kandi twizeye leta yacu y'Igihugu cy'u Rwanda kirabafasha na RGB nkuko mubishaka. Icyo nababwira ni muhumure nge mbahaye icyizere nk'umuhanuzi sinabahamura kuko Yesu ari ku ngoma. Murakoze cyane Imana ibahe umugisha kubw'umurimo w'Imana. Amen. Hanyuma turiho dusoza nanjye ndakwihanganisha kandi ndagukomeza. RGB irahari ku bwanyu, RIB irahari ku bwanyu n'izindi nzego zose zo kugira ngo abanyarwanda bakomeze kubaho neza kandi batekanye. U Rwanda ubuyobozi bukora neza nta urenganyije undi. Ni muhumure kandi mwihangane Imana irabatabara. Tumuruhura agenda ajye mu mirimo. Imana igumugisha Reverend. Ngayo nguko. Muramwumvishije Reverend. Muramwumvise Reverend. Ngaho. Wirusozi. Abari bazi ko ari ibyaha. Ari amagambo, ari ugutwika, ari ukubesha. Ibi ni ibintu dufite ibimenyetso. Abantu rero rimwe na rimwe bavuga bati mena gitero. Bigira gutya ukazana. Ariko yambwiye mena gitero turavuga byinshi. Ejo bundi uburaje usize inkuru hanze umuntu aje gusaba ubuvugizi. Barangije ati emera gitero nafungwa. Ufunga nkande kandi bafukoza ubuvugizi. Ndafungwa se ninjye wateye inda. Wakoze. Ndafungwa se narishe. Ndafungwa se nagambaniye igihugu. Ntabwo iki gihugu gifunga nkuko bitekereza ngo ushaka gufungisha imena giteye. Impamvu Imana yaduhamagaye ikadushyiraho. Sibyo. Nugutesha agaciro ubwami bw'abadayimoni. Tugashyigikira ubwami bw'Imana tukazana ibiteza igihugu imbere. Yego. Tugasengera igihugu cyacu kuko nk'abanyarwanda dufite uburenganzira bwo kugisengera.
kandi abantu bajya banamenya ko mu makuru tuba dufite hano harimo ababa bavugisha ukuri harimo n'ababa babeshya. Ni nayo mpamvu twibanda mu gushaka ibimenyetso, niyo mpamvu duhamagaye uyu mugabo. Ntabwo umuntu w'umurevera ashobora kukubeshya. Sinibyo. Umuntu niba ashonje aravuga ati yewe bambwiye ko nijya kuri media nzabona ibyo kurya. Katubwira isi yose. Cyumva imena giterewe wafungwa. Reka mbasabe. Twebwe nka Yoro TV umurongo wo mu Rwanda, nka Imena TV show, nka Ihumure TV Rwanda ndetse n'inoranwa na Zarayit Media, twiyemeje gufata itiki yacu. Uyu mugabo afite imodoka cyane. Turajyayo. Tubereke urusengero rw'Irusoro. Nyuma y'iki kiganiro turajyayo. Isironi nataza kuri kamera gaduhukuri. Sibyo turamusanga muri karitsiye yiwe. Twebwe turajya abaturage. Oya, Isironi ari Kigali we. Ari Kigali. Aho ayoboye Alliance. Ahubwo twebwe ubu turasoza ikiganiro tujya Kirehe. Ikirehe. Turabereka ingufuri, tubereka urusengero, twigire mu bakristo babandi bo hasi, tuganire nabo. Ese hari ikintu nibaza cyane ku byo Bishop Isironi avuze ngo muzansange muri office, aho ntiyaba ari muri baba Bishop umusanga muri office akaguhereza amafaranga kugira ngo inkuru uyiceceke cyane yanabikora. Ibyo ngibyo wenda ntabwo wabihamya uvuge ngo yabikora. Ashobora no kuguhamagara wenda agira ngo akwereke ngo uruhande rurambabaje. Ariko kubana abantu biyitirira izina ry'Imana, Imana bibiravuga muri Zaburi 108 ku murongo wa 10 ngo abamu wabo niba gikarabiro cyane ariko abedomu Imana irabazi aba kamerama mufate ibikoresho byanyu kuko n'ukuri kwima Imana izi abantu nk'abatu bakomeje gutukisha izina ry'Imana representa mukuru. Ariko rero nawe mwimutera amabuye cyane. Mwimutera amabuye nituganira nawe. Oya nawe nituganira nawe wasanga nawe ari mukuri. Ukuri kuzashira baruwa se. Ira baruwa. Ibiri abaruwa ashobora ko yere yanditse nyuma kigarubaza. Umuntu wafashe arabizi ko umuntu yasambaniye ku ruhimbi rw'Imana bitemewe. Ubundi mbere Imana ariko n'Imana igira imbabazi. None se ni utari kubabarira. Imana barimbuzaga imirabyo ikabakubitisha inkuba ikabarimbuza ikintu cyitwa amazi ndetse n'umuriro. Ubu rero muri kungoma ya Kristo. Iyi ngoma ya Kristo rero Imana ikizajya ibitura n'igiki nuko bandagaza imbere y'abantu bakamenya ibibabamo. Yes, ndagira ngo tugane ku musozo. Nsaba Eri ngwino hano nawe uri umunyamakuru urabizobera murasenga uzugira icyo bivuga. Ngwino hano umunyamakuru wa Yoro TV arasenga n'umukristo nawe nagira icyo bivugaho nk'umunyamakuru w'umwuga utarabitoraguye kandi usenga arasengera muri nebo umunota umwe rwose kuko mu by'ukuri icyo bivugaho pastor ibintu yakoze ari byo. Eri tubwire none se nohe tugaruke ku rundi ruhande. Iyo ko jewe nemera ko uyu Bishop Isironi izi mbabazi yagize nazo twaziha agaciro. Kubera ko kubabarira nabyo none se abantu bose bakoze ibyaha tubirukane tubabwire ngo mwisubira mu nshingano. Kiza no kumugarura mu nshingano kugira ngo akomeze akora uyu murimo w'Imana anigaye. Kuba yarafunze urwo rusengero ni mu buryo bwo gukiriyaringa cyangwa ni leta yarufunze ko barwaniyemo. Ni nyirarwo rwifungiye ntashinzwe gufunga urusengero rw'Imana kandi umva batangiye kandi barimo barwaniramo barimo bararukira. We ameze nka peri ntareyo uko ubona bari bose bagenda abakinnyi bashaka abantu bamwemera. We peti urigira Imana nkande we abantu basuzuguye Imana barakabye. Reka twumve icyo Erika bivugaho tugana ku musozo. Gira icyo bivugaho dusoze mwamfurama. Jewe ndumva nta kindi kintu wabivuga uburyo iyo umuntu afashe umwanzuro wo kuvuga ngo hari ibyo ndi kubona bitari sawa reka mbe mfunze hano ahubwo twategereza ngo ibyo bintu cyangwa hanyuma seri mbere yuko wenda dusoza wowe ushyigikiye ko uyu mushumba wasambaniye kuri aritari agaruka mu nshingano. Ariko na Dawidi yapfa yarongoye umugore wa Uriya asaba Imana imbabazi. Ariko ingaruka yagize ute yarazibo. Hanyuma niki nawe rero asaba imbabazi ariko bamukure mu inshingano z'ubushumba ziba ingaruka izo imbere y'abashu. Erega dore ikibazo nuko abakristo ntago bamushaka. Niba batamushaka nagende kuko ntabwo nyine uratenzwe kandi Bishop wamushaka. Impamvu mushaka nuko bakurikirana ngo inyungu hari icyo babivuga naho. Niyo mpamvu Noheli yavuze ngo ubuyobozi RGB ndetse na RIB bukurikirana ibyo bintu. Niba koko zirimo hari amatorero matoya
aba adafite nkaho afite uruvugiro cyane niba ADPR harabayemo zagara RGB gafata umwanzuro wo kuvuga ngo reka tubigenze gutya kubw'inyungu rusange z'abaturage nayo matorero matoya kandi ubona ko n'akajagari kari muri ADPR karangiye ibi bintu byagiye ku muntu iri torero reka rero twigendere twebwe katugende turabashimiye cyane abantu mwabanye natwe mwese twari kumwe na Prophete Byuka urabagirane Noel amavuta yawe turayemera kandi Imana nakubye gafite abana batatu uramushumba wabivuze rwose ariko nkuko twaganiriye n'umukozi w'Imana none ntago twatandukana atadushyize imbere y'Imana ndetse anahumuriza abo bakristo mu isengesho anasaba Imana kugira ngo nayo imanuke yinjire muri iki kirego bya Imana dusengeye iri torero ry'Irusozi kugira ngo umanure mwuka wera muri we kuko bigaragara waragiye. Icya kabiri dusengeye imitima y'aba bantu izi ntama zabuze umungeri ngo umanukire mu bungeri wongere mwami ugira icyo ukora kandi niko dusengeye abantu badukurikiranye dusengeye abanyamakuru bakoze ubuvugizi mu izina rya Yesu dusengeye igihugu cyacu dusengeye diaspora dusengeye ibihugu by'abaturanyi kandi abantu bose bagiye kumva iki kiganiro urakoze kuba kwe mu rujijo kandi bakaba bagiye gutanga igitekerezo buri muntu ukacyumva muri comment mu izina rya Yesu Kristo turakwingiza Imana komeze kubana natwe amen.